nizere ko mwagize umunsi mwiza w'abagore niyo yaba yarakugezemo rimwe nanavuze nti nuwo yarayemo agomba kubyuka yiyifuriza umunsi mwiza nashakaga rero kureba mama wanyu ninde muntu w'igikara dufite Chita Magic oya Chita buri afite makayobe ngira ngakomora ku mugore we ninde wawe Danirurema awo papa w'uwo mukobwa arasa na Dani w'urukara asa na Danirurema ariko nanone Danirurema nawe atiyogoshesheje kuko iyo yogoshesheje agasatsi kaba kapfutseho hakaza kayo bose baza abantu kangura cyanuka ngo inzobe zacu ngo twageze ikigara amazi y'ikigarara duhindura yego cyo kora nabwo ngenda ndeba famille zageze ibyara zigendeye kuri gahunda yo kuboneza urubyaro nagiye kubona mbona umuntu aposinze famille ye iriho abantu bagira muri 18 ariko ubwo 18 sinabaza utwana bashiki bagiye babyarira iwabo ariko ndashaka kumenya timu ya Debeni irimo muyoboke n'abandi no puta nta kirimo yabazi icyo kibazo question mark arangije aragenda rubuma igura ibihumbi 2 by'amayero miliyoni na magana ngahe ubwo ni miliyoni ngo ngwiki nyiri mizigo kagwa ndagusaba muntu witwa Ariel Ways ari gusaba amafaranga mwabantu uzamumpere uriya ngo muri kiriya gitaramo ngo hari n'umuntu ngo wabyira inkongo mani uyu wagiye kubyira kuri stage uyu mukecuru uyu uyu nukuvuga ngo video y'uwitwa Jackie ari we nyirasenge wa Miss Naomi uyu ni we nyirasenge wa Naomi yego arakuze kuba kuzemo ariko nta kuba abakecuru ntago babushijwe kubyina mu gihe babishoboye bavuga ngo ushaje asigaho cyokora mana yo mwishuru RGB kamata bisu aha rero murago ese wakiyiziye theology ugashinga urusenge ngiye gushinga urusenge miliyoni 2 razima hariho abantu benshi banditse ngo Prince Kid yacitse ubutabera yatorotse ubutabera oya ntabwo Prince Kid yatorotse ubutabera my dear kanyoni kacu ngira ngo waragiye warika kunzira Amerika waragiye hari Arizona ni hano hari abanyamurenge binjashwa hari abanyarwanda binjashwa abarundi butuzajwa bajajwete bavuga buri kimwe cyose gusa amahirwe nanone twagira dusanze uriya mwana yaravukiye muri Amerika yaba ari umunyamerika kaba ari akanyamerika yes reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza aho muri hose mukurikirana ibiganiro bya TheDynamicShow amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe cyane reka nizere ko mumeze fresh reka nizere ko mumeze neza nawe utameze neza ihangane uyu munsi byanze ariko ejo bikomeye shobora gukunda niko isi iba imeze wejya gusenga cyane kandi ukore cyane burya ngo byose biva mu gukora cyane ndetse no gusenga cyane mujye mwibuka Imana rero muri byose mukora Imana niyo ya mbere ibindi bigakurikiraho Imana ni ya mbere amafaranga na ya kabiri oya wambaye neza buretse ngutake ngo amafaranga na ya kabiri Imana ni ya mbere Imana ni ya mbere amafaranga na ya kabiri okay simbizi jewe nzi neza ko uzajya gukora ujye ubanze mbere na mbere Imana ifaranga imbere bro oya Imana ni ya mbere mwana agakurikiraho amafaranga umva we petit reka dutondeke ibintu ukuntu bikurikira umva we petit Imana urayizi Imana si yandemye se buretse icyo kurema tube tukiretse Imana urayizi nayiboneye kenshi mu bikorwa byinshi binkoye ndashaka kukubaza Imana urayizi nzi imirimo yayo shaka amafaranga nzi imirimo y'Imana byose nguzabyongererwa oya nzi imirimo y'Imana none subu gushaka Imana bayishaka gute gushaka Imana ijambo ry'Imana ravuga ngo iratuzi izina amazina yacu none kuki utajya gushaka amafaranga ntago njya nshaka Imana ahubwo nkorera Imana kuko ndayifuhorana Imana njewe nese ndashaka ibyo mfite Kongomani ubundi kera abakongomani bari abana beza none Kongomani umubwirwa nibi no kwambara no na mukorogo uri kumva Caroline nta mutima mubi yarazi umukongomani ntiyarazi no kwicana ahubwo abavuye hano mu Rwanda bajyayo nibo babashyizemo iyo satani wowe ibyo bitekerezo bishyizwemo nande koko byo gukorera Imana se amvaye rega buriya ngo ijambo ry'Imana riratubwira ngo
korera Imana kandi uyikorere neza nta gihombo bikiri. Reka tuyikorere rero abashomu ponyonyo mupotiti hamupoziwa halo muri he ariko ko nababona muze kugasonga mugari inkuru ni nyinshi inkuru zirahari mwabuze iki ubundi hari ikintu mugomba kumenya mushaka amafaranga nanjye ndajya mbaha inkuru musenge n'Imana musenge cyane ibyo gusenga nabonye ko byahinduye imirishyo cyangwa ntiwabibonye bari aba basenze barakara murajyaye ko twaje ntago abantu igihumbi bababuze muze mbaha inkuru kuko inkuru zose bari se harari nyinshi wambaye ikote ryiza ryahishinda ubundi ryahishinda ryahishinda rwose sha njyewe ariko okay sha bro tuba twahebye ntimukaturebe ngo mutwishe urabura kamukorogo gusa jewe Djihad nisiga amafaransa nawe se yo saba mu kamukorogo oya amafaransa babandi ni igihugu cyabahinduye ejo bundi ikirere oya ikirere buriya ntago ari ukundi kundi ejo bundi hari habaye umunsi w'abagore sibyo ndashaka kukubaza tariki 8 habaye umunsi w'iki tariki 8 yego umunsi w'abagore kwa gatatu 2025 cyangwa tariki 8 za buri mwaka nyine z'ukwa gatatu hari habaye umunsi w'abagore babyita Women's Day. Aha none nagiye kubona mbona namwe musobanutse nibiki ariko koko abize ntibasoma nyabusa ngiye kubona mbona mwawugize umunsi w'abamama oya ese gupostinga mama wawe si umugore se buretse gatoya ariko ntago wari umunsi w'abamama oya wenda iriya caption bandikagaho bamwe na bamwe wenda ntibabisobanukiwe nicyo rero nshaka kumenya mujye musobanukirwa rubyiruko kuko narababwiye ngo uri kumva nuwo yarayemo nawe ni umugore buri mugore wese yagombaga kwiyumva muri ya munsi ariko ntago ari umumama kuko umuntu wese wabaye umugore umunsi w'abagore ntago ari umunsi w'abamama sibyo yego Mother's Day izukwayo nuriya munsi w'abagore ukaza ukwawo kuko yakumva ngo Happy Mother's Day abo ntago bazi ikipe irwana n'indi aho rero ndishaka kumenya mukiniranye ahubwo se kuko naravuze ni umunsi wose mwami Yesu we narababwiye ni nyabuntu uyu munsi nashakaga rero kureba abamama wanyu nawe ariko nagucungacungaga buri kanya namwe ubwanyu mwagombaga kwipostinga mwabagore mwe sibyo kuko nawe uriya munsi niyo yaba yarakugezemo rimwe naravuze nti nuwo yarayemo uri kumva agomba kubyuka yiyifuriza umunsi mwiza uri kumva ndababazana ariko muri kunjijisha ni umunsi wanyu buri muntu wese wumva ko uyu munsi ari kuko nukuvuga uzi ko yataye ubusugi wese uriya munsi waramurebaga none se wataye ubusugi n'umugore ko hafi yabo uriya munsi wari uwanyu sinumva iyo bavuga se umunsi wa bose ko numva ahubwo ari umunsi w'abantu bose none se sibyo no bari umunsi w'igitsina gore cyose gifite ku myaka guhera 10 yaba yarakurayemo iryo joro tarike 7 ikaba yakugezemo uriya munsi bwagombaga gucya ari uwawe none se ubwo abagore ko baba ari benshi niyo mpamvu uyu munsi wabayeho niyo mpamvu iyi minsi yabaye itandukanye umunsi w'abagore n'umunsi w'abamama none se buriya n'umuntu njya numva ngo ari abantu batakaza ubusugi ku myaka 10, 11 na 12 uwo nawe uriya munsi waramurebaga none se koko nese ntabwo ujya kumva ngo mu gitanda rushana ubu disi na twana tw'iburasirazuba cya kigabo cyarongoje intoki ubu natwo waraturebaga umva kuntu iki kiriya kigabo ibintu cyakure turatwana uriya munsi none ngiye kubona nkabona bangira mwiza bankubito bari kugenda gutya bagira gutya ngo Happy Mother's Day ndababwira nti oya have ntago ari umunsi w'abamama ni umunsi w'abagore kuko umunsi w'abagore utandukanye n'umunsi w'abamama aho mujye mubyumva neza ubwo rero nagiye kubona mbona Nyambo wapostinze mama we sibyo ngo Happy Mother's Day sheri nawe uriya munsi warakurebaga
Nyambo burase oya Nyambo nagira Nyambo ntago wamurebaga Nyambo buriya ngo aracyakomeye ku isezerano iriheze yari taye kera we na wa wundi ngo ntuzenya umwe ngo nde harya wa wundi oya ntago uriya ntago inzira ari igisambo rwose wimubeshyera n'abandi mwimwiri mwasipostingaga ba mama wanyu mukisiga mwe ko mutipostingaga uriya wari umunsi w'abagore wese kutapostinze mama wawe ubwo nari naguhayidinze wari wamahidinze nahayidinze abantu bakoresha social media okay kuko narababwiye nti niho bureberwa nagiye kubona mbona hari umukobwa nashaka gucungana nawe ngize amahirwe mbona araje ndavuga nti twumvikane mu posting ba mama wanyu ndebe izo nzobe mufite aho mwazikuye kuko isuku igira isoko kandi nta yimanye nakabara ndashaka kureba izo nzobe mufite aho muzikura umwe yarapostinze arangije ati Djihad rero inzobe yanjye ubona ati ni ya papa niceceka have nimana papa wawe nireka tegereza fada umunsi w'abapapa ugere ndamubwira nti nyabu nca hirya nca ruhinga nyuma ndababwira nti wampaye papa ifoto ya papa w'uyu muntu ubora mucaki ayinyeretse mbona arasa nkande ninde muntu w'igikara dufite Chita magic oya Chita buri afite makayobe ngira ngo akomora ku mugore we ninde wa wundi Danirurema awo Danirurema wa wundi wacu hano muremure ako ni umukara we uwo papa w'uwo mukobwa arasa na Danirurema noneho ndangije fata ifoto ariko nanone Danirurema nawe atiyogoshesheje kuko iyo yogoshesheje agasatsi kaba kapfutseho hakaza kayo ubasatsi se wazara uretse gato yasebwe gato buretse iyo atari yogoshesha nyine niho wabona igikara cye neza ndangije fata ifoto ko nize nanjye viewance kugira ngo atabona yuko namwinjire muri famille nahise nyimworeza ni none seja uyu bite mupfaniki ngo Djihad ngo nyinjiriye mu family ahita yemera ko ari imbaraga za mukorogo ndamubwira ni hano hari imbaraga za mukorogo ibi ni mubimbwiriza inzobe zanyu mwabakobwa mwababyeyi banyu bari naturere bafite umubiri wa naturere naho mwebwe mwaragiye mufite ya mavuta yo kwa mami mu biryogo hasoni arabona arebaga nkibaza noneho umva se nyimwoherereje nanjye rero naramubwiye nti uri shuwa ko uyeri papa wuyu ni cyane uri shuwa ni nanjye rero ndavuga uyu muntu atagira ngo namwinjire mu muryango ariko ndi kwishakira amakuru kuko yamishe bose baza abantu kangura cyanuka ngo inzobe zacu ngo twageze ikigara amazi y'ikigara duhindura yego ye mwavuze ko ari izo mukorogo mwisiga zabazengereje ubwonko zanabahinduye madowa nta nisoni mufite ngiye kubona mbona papa waza yirabura asa na Dani w'urukara asa na Dani rurema ndayimwoherereza ubwo mama we yamushyizeho mbona ni umumama nyine w'igikara mbona inzobe afite yitamuye ntaho ayikura ndangije arangije waraza ramwoja ngo gihe rero ngo ntubifata ukundi ngo papa wanje buriya ngo inzobe yanjye undebana ngo umushungo mama ngo uponyonye ariko rero ahantu bantegera baraza ngo umushungo uponyonye de ni nipoda ni nawe yuponyonyo ni nuko rero ngo urabudukojeje ariko jewe sisa na mama ngo jewe inzobe yanjye ngo nayikuye kuri papa naravuze niyo papa we yaba yarapfuye ndashaka ifoto yatarapfa urumva maza ibayinyoherereje ndareba ndagaragura ndongera ndazuminga sanga sana Danirurema ndangije mba ndayimwoherereje rukara rwabishe nyimwoherereje ndavuga rero reka uyu muntu nyimuhe muri viewance narabyize cyakubwira igihe byantwaye ejo atazavuga ko namwinjire muri muryango nyimara kuyimwoherereza ego yaje anuka Djihad wanda yawe ngo ngunyinjiriye mu family ngo papa wanje umukuye nti none se ntiwambwiye ko nubusiye ni papa wawe nanjye nahise nohereza muri viewance nanjye naneka none se da ntuyu mupfaniki yeba afunguye Djihad wacyo ntazi we bra arantuka nanjye ndi guseka papa wanje umukuye hehe ibiki nibi ndavuga nti pfa kuba we ngufite se nabura nakubura ku mutima ngo nyinjiriye mu family ngo ibi bihanwa n'amategeko ndaceceka ndavuga nti buryo ururimi rwoshywa n'urundi
ngo uyu ni papa wanjye. None se sheri mpita mwandikira gutya ko wambwiye ko papa wawe ari inzobe, wambwiye ko iyo nzobe ufite wayikuye kuri papa wawe, uyu nguyu kandi muhuriye hehe we ko ari igikara? ngo ya Djihad ngo ubu ngubu ngo iyi foto ni ya papa wanjye ya kera. Arangije ajya kumufotora ashyira muri filter, aramufiritinga, ajya ashyira muri filter. Buriya nabantuze bariya bacita n'abadani n'abandi bibikara ubashyize muri filter ububona ko babaye inzobe. Amushyira muri filter ngo dore ngo my dad, nawe wagushyira muri filter. Itondeke wandi imibiri yombi nisiga amafaransa. Imibiri yombi yihese jewe iyihe none se genda agakara wowe ushobora gufata mana nyagasa narigiye kumuvuga. Urumva ndangije agiye muri filter ndavuga ni sheri nushyize niyo no ntako gafilter se nakaye kuri snap nanjye ngo ngiye nkakoresha ngo Djihad ugendaho ngo kwanza ngo ngiye ngo narakubura uza kumfollowinga ntago naguhamagaye niwe wanyihamagire ngo uze duterana amagambo turahangana. Ndamubwira nti kura papa wawe muri filter, dore nguyu wanyawe. Murafata muragenda kwisiga n'uburenganzira bwa nta nubwo arenze. Sheri mwarisize muri iyo muragenda muri mamoto, muragenda mwari ibikara byiza, muragenda bufite ikikara kinyerera cyiza cyane, muragenda muracyangiza ubu mudashobora no kugarura. Mujye muhama hamwe rero tubote. Iyo ugerageje kugarura uhinduka umutuku. Uyu uba madowadowa. Harya madowadowa ni imyenda y'abasirikare. Madowa ngaho uraje mvuze kuba madowadowa ibyo bintu ndabivuze. Ni abasirikare bo muri Kongo imyenda bambara si madowadowa. Noneho ndavuga ni Yesu we nti bose bahita umwahita nyandikira ngo ngo sinkipostinze mama wanje Djihad nanjye ngo afite imbaraga nakuye ngo from mami mu biryogo. Abandi bose na makarorayiti batoraguraho muri Kongo iwanyu, ahubwo shima Imana yagukuye taratwimama tura. Ndangije mbona abantu bose bahise bahinduka ibinuze bagenda bapostinga ba mama wabo, mbona bamwe bari fieri ya mama wabo, abandi ba post bakavuga ngo bakamwifuriza umunsi mwiza, nkategereza ko ashyiraho mama we nkaheba. Kuki mutaba fieri ya ba mama wanyu? Inzobe mufite ndabizi ni from mami mu biryogo n'ahandi mami we niwe watugorewe wose we wenyine ukora amavuta. Ubwo biterambere ryaraje n'ahandi hose sibyo. Mwagiye mwihangana mukemera ngo ariko nawe ngo nk'ubu ngo nk'izi post ubuzizaniye iki yego kubaranyurira mbona bagize bate, ariko uko biri kose nta kibazo. Ababutsa ko ari ibikara bo barabiyobeye ko hari uwo njyabona mfatiraho urugero rw'amavuta yanjajwa yisize kera yaragakara keza. Iyi ngiyi noneho mutanakirebe se ko mutakimureba muraharara. Ese mwamureba gute ababazanira iki ko ntacyo afite abazanira? Ngo iriya ngo igice ntacyo afite ubundi muba mujya kureba abantu badafite ibintu babaha mubashaka iki? Nta content bagira tebari namanyi tebari na buriya reka Djihad nkubwire buriya nguriya nayo ni imibiri yombi, igice cyo hejuru ngo ni inzobe cyo hasi ni umukarada. Ego we ntago ari imibiri yombi ivangavanze, ahubwo yo yiga imibiri ni imibiri yombi yigabuye mwici. Ariko hari ureba w'igikara ukabona rirabura ukagira ngo bakubise amasasu mu idepo ry'amakara ari uyacunze. Yeho rero yakweretse intoki ze ushobora kugira ngo acuruza amakara. Noneho hari n'ujya kugira gutya ariko sizo ntoki zanyu abasho intoki zanyu mujye mwisiga hose, mujye mwisiga amafaransa kuki? Asoni umuntu ajya ahera ku wa mbere bagira inama cyokora abamama nizere ko mwagize umunsi mwiza w'abagore. Abagore bose muri rusange, umunsi w'abamama ntabwo uragera. Abagore bose muri rusange très monde, abagore bose muri rusange nizere ko mwagize umunsi mwiza w'abagore. Murahari? Hari abari bari kwibagirwa ko ari abagore wala. Hari abibagirwa ko ari abagore mugapostinga mama wanyu, namwe muri abagore. Ariko urumva kandi namwe mutakibafite mumenye ko ishusho yabo mutayibagirwa. Abafite abitabye Imana buriya ababyeyi banyu bahora hagati yanyu, uriya munsi nawo mugomba kuba wifuza. Oya mwarangiza mukaza mukatubeshya mukagira gute?
ye watwereka mama wawe twamenyaho iyo mibiri yombi twamenyaho mama wanjye ntago ari igikara mama wanjye ni inzobe afite imibiri yombi mama wanjye kuyabyaye umwana w'umukarasi akoki urareba mfite igikara nk'icyawe iki kigara nanjye nicyo kwapa wenda nuko nawe tugufiritinga tukweditinga we jemburanye ditinga nkande gende imibiri yombi we urareba none uruhu rwisiga amafaransa nisiga amafaransa yo mu biryogo oya attention ok nisiga amafaransa mu biryogo avanze n'amamesa taturuka mu Bufaransa nkanoga isabuni ituruka mu Bufaransa je ntukandebere hano hafi nisiga amafaransa wowe wisiga twatundi twitwa topix nta hantu dushobora guhurira je nawe jewe amavuta yanjye unayisize wafuruta yego kubera ko umubiri wawe ntago yamenyereye ariko Imana ishimwe yo mu ijuru nubwo buriya ugira amadega menshi ntago witukuza buriya rero urakabona umukobwa witukuje omwe kubona umuhungu witukuje we Bikira Mariya nyirimpu buriya reka mbabwire hari ibara ritabera imbwa ni nko kubona imbwa y'ubururu oyi y'ubururu zo zirahari zibonana nahuye nayo mu gitondo mana nyagasani buriya hari okay ni uburenganzira bw'umuntu ariko burya ibi birarutanwa sibyo kubona umuhungu witukuje barifiritiza ndabazi na epu sinjya mbona buzuye se ku mihanda bakifiritiza mubona mu kavido mwahora badatewe je warubona bonye ndavuga okay afite inzobe ni inzobe pe sibyo kuko turacyafite ikigeragezo kirekire ariko urakisige pe ariko umuhungu witukuje wisize Caroline iyo ari kuzuba niho umubona neza sinabonye nakagahungu kutwinyo sinakabonye kuri live kifiritije kari yawe kavuga ntegereje ko kavuga ntegereje ko kavuga kihorere yego hari igihe ushobora kugera mu gihe ugaca ukagira pon hari n'abayigerageza bikanga rero umubiri wawe nimba usiga bikanga jya wihangana mu madega nzakora ko kwitukuza bita n'ubusa ubundi ahubwo twebwe abantu tugira imibiri myiza ntago tujya twisiga bande bagira imibiri myiza nkanjye kubera ko ntisiga sinkenera amavuta umuntu utisiga muri iyi mihanda ni ketchup nanjye sinjya nisiga wowe ntabwo wisiga nta na rimwe wari wigera wumva n'amavuta mpumuraho none se amavuta mwisiga arahumura none se jyewe naba nisize parfait sibyo nkanisiga amavuta y'amafaransa nkumva impumuro yawe koko ahubwo buriya ngo abantu bisiga parfait buriya ngo nabo tusigaye tubakemanga parfait ni y'abasirimu parfait irwanya iki irwanya iki umwuka mubi oya parfait irwanya umwuka ahubwo dusigaye tubakemanga irwanya umwuka mubi impumuro mbi impumuro mbi babandi bavuga batumva ibindi oya rwose bani hase wabona vuze ngo irwanya umwuka mubi bagatangira no parfait ayaje ha kuko buretse nkubwire uzi kubera ko udashobora gufata amadolari 150 ngo ugure parfait sibyo $150 sibyo cyangwa Cylon my dear najya nisiga ku yawe ntabwo ushobora kumenya agaciro ka parfait sinjya nyibona ibwerabwera mu modoka najya nyifata nkayisigaho uriya yego yande nari bigena yiguha kubera ko gemba afite amaparufe menshi hanyuma ejo wayigura nta parufe n'amavuta biri mu bintu ntajya nkenera kubera ubushobozi nimba ushobora gufata amavuta $50 n'isabune $20 okay ukabigura tubwizanye ukuri guca mu ziko ntigushye isabune yo ndayigura kuko ndoga sinjya $20 noga icyabiri yego station woga isabune $200 wow uko juwate umaze gutera imbere warimutse umaze kwimuka we petit nimba umaze kugura isabune $200 mbere zari gifurata umwe tw'ubururu mbere yogaga kakandi ka give boza imirambo akavaho nige wakamukuyeho none ngeze ku icyari ugeze ku alleluya okay courage amavuta ariko yo ntuzabishishikariza sinzigera nisi ugeze ku isabune y'icyabiri wow
great ejo uzakoresha ya 5 nzakwereka agasabune keza k'ibihumbi 5 sibyo ya 20 yo bisaba kwimuka ya 20 ariko ubu warimutse alhamdulillah ya 20 nagukuye kuri give ujya kuri gifuru yivaho ugeze ku isabune y'icyabiri wow Imana ishimwe ni sawa biriko biraza we peti warimutse uponyonyo narimutse oya gakweto ko ni keza umusomba gakweto keza noneho wibeshye oya ntaribi uyu munsi waguza nanjye sigafita ako gakweto waranakaririye ndakakwima ntabwo kankwira yes we okay reka nkubwire okay ntabwo nshobora uri kubeshya audience ntabwo nshobora kurirura urukweto rwawe kuko ngura inkwe ubuzima bwanjye ngundi nkweto nizo ndi yego ntabwo narero urwo rukweto rwa yes ni rwiza icyambere ntabwo rwankwira ufite akarenge gatoya nge nambara ibice 44 wewe wambara 39 murushaho gatanu kose so rero urumva sinarira urukweto rwawe nshuti yanjye gusa ni rwiza pe nge bundi nge nambara inkweto utazigera ubona sawa kabisa ngo ngwiki nambara inkweto utazigera ubona ahandi none wose ntabwo inkweto ziri bukurya uyu munsi nashyizeho aga protection chavre barazi kwibye ariko we nayo imibabi inkweto muba murebaye abarezi baza gutwara ibishinga bazitwaye sha none se kutabareze kuri babandi batwara ibishinga arabarezi bahita babirukana barambwira ngo tujye kubafunga barabafunga mubabazi none se kuki batakwishyuje inkweto zawe ntago bari bakizifite babwo babirukanye mu kazi barabirukanye none se kuki wemeye ko babirukana iyo bagumisha mu kazi bagakora amafaranga bakakwishyura ibyo bize narababwiye ngo mubakoresha ibyo mushaka bitarimo kubafunga no kubirukana ndabonaga batariho ntabwo bariho buriya mureke mbabwire mwabantu umuntu uzakwirukanisha akazi mu kazi muri kino gihe akazi karabuze icyo ni icyambere nukageraho ujye ugakomeraho hari abantu mugera ku kazi mugatangira mukivugishwa ngo karushye isaba uragasaba imbwa amazi akazi karabuze uri kumva mwitondere ku kazi muri iyi minsi nukabona ujye umenya ko ubonye usubijwe akazi nukabona ujye ugakomeraho ukora akazi neza ugakora n'umuhate na boss wabone kuri gukora akazi neza bantu mwivumbura mu kazi mukanagenda mukagamika bamwe mugahagarika ibere abandi mugahagarika iryo ntavuze ibya yego bagahagarika iki yego mamaze kwisobanukirwa bagahagarika testicles noneho mwarangiza ngo karushye isaba ikindi mukirirwa mu buyogani mujye mu kazi ku kazi mukanabujyamo hasi mukanakajyamo mwasinze mukagira mute mana nyagasani njye uwo muntu si muri respecting mujye mukora akazi shuti yanjye nugira amahirwe ukabona akazi sinzi uburyo wakabonamo jya ugakomeraho amafaranga akaguhemba yariyo yose jya ugakomeraho akazi karabuze jewe mbonye umuntu ari gukina mu kazi arantangaza mujye mukora abana babakire so iby'akazi hari cyo babibabwiye none se kuba waragiye gukaka iwanyu abakire iwanyu harabahari iwabo bazabaha station n'amazu reka nkubwire iyo mitungo urimo ni y'ababyeyi bawe bashatse nawe shaka iyawe haranira gukora ababyeyi babo bazabahaho shuti yanjye muba muraba hari umuntu nabonye posting abantu rero ku munsi w'abagore cyokora nabwo ngenda ndeba famiye zagiye zibyara zigendeye kuri gahunda yo kuboneza urubyaro cyangwa se gukurikiza gahunda kwaje kwa pra nagiye kubona mbona umuntu aposinze famiye ye iriho abantu bagera muri 18 ndamubaza ubwo harimo ababyeyi babo babiri 16 noneho ndamubaza ntago birinze kumubaza mbaza inshuti ye burangiye wiyo nshaka kukumenya ntago najya kukubaza kuko babona wagira ngo ndakwinjiriye cyane mbashaka kukwinjira mu buryo butaziguye yaposinze abantu 18 hariho papa we na mama we ariko ubwo 18 sinabaza utwana bashiki bagiye babyarira iwabo ko bari badukuye ku ifoto oya twari turiho ubwo noneho ndabanza ndabara nge nimagina ko aba bose wenda bagiye babyara ibiki n'ibiki sasa rero ntabwo we ku giti cye ngiye kubona mbona Yesu Kristo w'i Nazareti we
kandi buri inshuti yanjye ngerageza kumenya n'inshuti zawe nka ebyiri nkagira imwe igomba kuzindanguza noneho nca ku ruhande ndabaza ndavugana uyu muntu ntago yampa amakuru yose ya nyayo ariko nza kugira ngo menye ko inkuru ari ukuri utwana mama we yarateruye akana papa we afite akandi na mushiki we ateruye utundi tubiri ubwo urumva n'utwana tune ubwo ni 22 noneho nca ruhinga nyuma ndavuga ni none se iyi famille ya ntuzura yizi ngo yigusha ngo ndabizi ngo afite abana benshi ngo harugize ikosa koze ubwo rero muri iyi mihanda yambajije umuntu bahita baza ngo akoze iki kandi just nshaka kwimenyera amakuru agenda nzanira agafresh arahuza akora matching kandi we yari yaranambwiye yuko papa wari umusirikare zanga papa we ni umuhinzi mworoza norora amafi mu kiyaga ariko ngo yabaye we kera oya ntabwo yari we ceceka wanjashwa we ceceka noneho nsanga agenda ahuza udufresh ubwo uwo nguye yarambwiye yuko papa wari umusirikare ndangije nsanga papa we ni umuhinzi mworozi noneho we anorora amafi mu kiyaga ibyo sinabitindaho kuko kazi ni kazi kandi mu gihe kagutungiye umuryango ikintu cyose kikwinjiriza amafaranga my idea ntuzagipfusha ubusa ntuzanakine mu kazi kaguha amafaranga kariko kose noneho agenda ahuza agafresh noneho yari yarambwiye ko ari umwana wa kangahe wa 3 sanga ni umwana wa 8 gutyo ahafe kuburaho wa 9 ndavuga nti uyu ni nyabyenda uyu ni nyaminani ubwo ni nyaminani cyangwa minani ngira agira ariki arampuriza urwose aryote yego ati famille ni nkari famille yanjye ndayiza tumushotereka nkwereka ati dore uyu niwe mfura uyu nawe yabyariye iwabo uyu nawe yabyariye iwabo uyu nawe ni indaya agenda bishushanyiriza ndavuga nakindaya ko ntago ndibugatinde kuko indaya ziri hose nta rugo rudafite indaya muri kino oya rwo nta ruhari nuko ni zimwe na zimwe allo arangije ari mugero ngo uyu ngo ni nuwa 8 wabo ni aha nkata mu gutwi ni papa we nawe shani mama we nawe nuko ni gutya ni biki okay n'uyu nguyu n'uwuyu atuyu nuwakakobwa bakurikirana kabaya karaya kera kabye kakiri gato abara binyeretse ndavuga nibyo simbitindaho ndangije nawe mujyaho yego ni shuti yanjye ni nice family upanyanya asubiza ngo thank you umusho nese sinumva ahubwo bo bakurikije ijambo ry'Imana ngo mubyare mwororoke nk'umusenyi wo kunya umva se buretse we yarengeje umusenyi uzabanza bari imisenyi ari ingahe nuko ndamubaza ni none se ntaba bose ni muravukana ngo ya ngo no ngo harimo family members ngo aranzanira udufresh ngo shango harimo abakuze ngo harimo abatwarereye iwacu gufite gutwibwe ngo turabana 6 mu rugo iyo mubaza se ngo tutwanase ariko wacecetse ko nkomeza kuziguha ariko je ndoroshye nisha yewe ni murasa nk'intobo ariko umubwire ni yewe ni murasa ni n'utu twana none haka ko wagira ngo nakawe ngo yangwa kana ka sister washatse ngo kuko tuba twateranye rimwe na rimwe ngo rero anzanira nawe fresh ngo uyu numukuze ngo aba ni family members ngo banabo turera mu rugo ngo kuko mama ngo agira umutima mwiza arafasha noneho yibagirwa ko yafashe ntuze screenshot ya mama we arayiscreenshootinga mama we yapostinze muri umugisha abana banje ariko ababyeyi basanzwe batwita abana bacu buretse gatoya iyo mbarebye nkareba n'ukuntu nari mbacikiye ku bibero nkibuka n'ibise byanyu uri kumva ukuntu yari ari kuvuga ageze kubisaba iyo mbonye mungaragiye bana banje iyo ugeze ku mwana wawe ari kugomba gutandukanya ibise n'amezi 9 wamutwise cyangwa 7 iyo ni poste ya mama we mba nayifashe nayo screenshotinze urambona
ndangije ndavuga niyo nisha ntimurasa niyo nisha ntidisi we nidisi murasa ariko mwese mwarakurikiranaga disi nyuma agenda yivamo gahoro gahoro kumbi wa muntu aza kumubwira ngo Djihad ngo byagenze gute ko yabambajije. Okay. Uri kumva ukuntu ubushashwa buzenguruka ndangije araza arambaza ngo none se Djihad ngo hari umuntu watubajije ngo ngewe nanjye nakuba kukubwiza ukuri iyo nakoze ikintu ni nishani nabonye watinze kuzabonora yini ni mpita mbaza umushiti wawe ni kuko shani nabonaga shani ni famiye yanyu murasa mwese ndavuga ni yiwe ni umuntu ni famiye igomba kuba hisa gutya abantu basa ubwo noneho arangije abinyuriramo byose arambwira ngo amusore umushu ni shani mva ni nyine ni turabana 16 ntago yabihingura uzi ko ari ikipe n'abasimbura babora aya foto bari 18 nzana no kumenya yuko ngo na mama we ngo arinda ngo yari indaya ngo nuba ariyo noneho ndavuga nti ntayimanye na kabara kuko bazanye ngo mama wabo noneho arangije aravuga kuko bakomezaga kunyereka abana babo b'indaya uravuga ati bindangame inkondi iva kumura oya navuze ni yewe nishwi ni ntayimanye na kabara nuko ndavuga nti ariko kuntu yari yambeshya namubwira ni shani ni byiza ni nice family jewe nago mbitindaho ati thank you yigo rwose none se je nabitindaho rero mujye muba proud ya famille zanyu mube proud y'abana muvukana mube proud muri besha abana 16 baba mu rugo bwari ese uriko nabamba batungiye simba mbagaburira gahunga simba tunze ni gute nabitindaho ibyo n'uburenganzira bwa ariko mujye gwiki baje baba proud ya famille gwiki nje gutoragura amakuru buriya hari umuntu wicara kambeshya ejo uragenda ukavuga ngo papa we n'umusirikare shawu peti kandi noneho muri iyi mihanda abana tuziranye ba papa wanyu n'abasirikare ubajije ngo papa n'umusirikare nashaka bari umunyonzi cyangwa ari umuyede apfa kuba yarakubyaye uzi neza yuko papa wawe nina ndaperereza cyokora nimba ari umusirikare wa Yesu jya bunyongeraho ngo n'umusirikare wa Yesu hari n'abasirikare b'umubiri ariko kuko turabafite dufite abasirikare b'umubiri baturimo tukagira n'abasirikare b'igihugu tukagira n'abasirikare ba Yesu jya uhagara uvuge ngo ndi umusirikare wa Yesu ati papa n'umusirikare wa Yesu ntaribi nimba wowe mwana we papa watari umusirikare kandi burya abana b'abasirikare uko bitwara ndakuzi kamageshi uri kumva umwana w'umusivile mbamuzi buriya kumbeshya ngo papa we n'umusirikare shaho ubukishe cyane ubu nkanjye nkubwiye ko ari umusirikare wavuga ngo iki naba nkubeshye wowe umwe ko papa wari umusirikare ntabwo nabyemera ahubwo wowe mbabona papa yari umucuruzi mama washobora kuba yari umuntu w'umuganga cyangwa se nawe w'umucuruzi kazi aho ngaho uzuko ushobora kuba aho rwose nshobora kukurebera aho ngaho uzuko burya wa mugana ugana kariho ijisho rya mukuru nuko utajya wemera kuri mukuru kandi ni gute ufite ijisho rya mukuru uri muto mama wawe yari umuganga ntago ari kure y'ibyo uvuze tubyibure yari umucuruzi si kure y'ibyo ntaribi ariko reka turi kubana b'abasirikare ikindi iyo umwana papa we ari umusirikare akenshi ntibanabivuga ese ikibazo cy'amatsiko kandi shaba afite ba papa baba basivile b'abasivile ba kabwerabwera nibo mwa bantu b'Imana ba papa wanyu rwose bari aba papa banyu mwambikira amapeti mu kabari ba papa wanyu muza mukambikira aba papa banyu amapeti mu kabari n'imbere yanjye mukambwira umuntu ukamubaza ngo papa wawe njyewe sinyana nabaza umuntu ngo papa wawe ni akora iki cyangwa iki nibo bitora bakambwira my dad baraha bazana cya cyongereza cy'aba mupasiteri mani nyagasani ngo ubu aba papa wanyu babaye ubu noneho abakobwa
bose duhura ubusanga ngo bafite basaza babo ngo bo kwa fande ngo banafite basaza b'abasirikare. Noneho iyo ufite noneho musaza wawe ukora muri RIB ho rwose unkandagira ubyitayeho. Ubu hari uwo nzibera afite ngo musaza ukora muri RIB. Yes we ahora kubyinagira yanabigambiriye arenda kunyica iyo mvuze akantu. Ewe ndabiha musaza wanjye akora muri RIB ibintu uvuze bigize icyaha nuko nararushye. RIB se niyo kwayikoramo niye iyo RIB kwesho nesho bundi bazashyiramo abandi bakozi nabo akajya yitaba buri kwezi. Buryo umwana w'umusirikare okay arabifiringa ubu namubona nta kari paka ngo agenda bisakuza ahubwo niwe ushobora kubwira ngo ariko papa we ni umusirikare ukabona agiye kubikwemera nabwo bivuye kure. Ariko yise bita discipline ya papa we nawe abayifite ariko uretse wa musirikare birukanye mu gisirikare wirirwa wa undi wari umusirikare birukanye wirirwa abana be yabatondesheje imirongo ibiki byose we ne mutavuga abambika impuzankano uri kumva. Chokora mureke mbabwire mwabantu ukimaza nkurishya ese ukiwajyumva barira wajyuvugira ubu rero mutandukanye ubu nemeye ko hari abasirikare b'umubiri minisante tubwira ko buri muntu afite abasirikare. Yego abo turi kumwe ntawe umuntu abo ko twuzuye abo rwose turabafite sibyo. Mumenye gutandukanya hari abasirikare minisante tubwira dufite b'umubiri. Yego hari igere rusiga uhagaze kuri umwe nawe jya wicecekera. Dufite n'abasirikare b'igihugu tukagira n'abasirikare ba Yesu ndabyemera ngo ku rugamba ngo turarwana na satani n'ibiki ntari bipe. Please ngwino umbwire cyangwa abwira abashuti bawe papa wawe arinde. Ese uranga bari aba South Africa batatse batwite bo ni abasirikare b'iki b'indayo. Ubwo dufite n'abasirikare b'indayo oya ariko twebwe hano iwacu ntabwo tubafite mu gihugu. Ariko ngo abasirikare b'umubiri rimwe na rimwe bongererwa imbaraga ubwo wasanga abo mubiri baba bashize. Oye ngo bongererwa imbaraga ahubwo uretse gato abara n'aba South Africa abara n'abasirikare bo b'indaya nimunjijisheho bari abasirikare babyaye nta mugabo bafite ahubwo bakoze uburayi Kongo. Ahubwo kiriya gihugu nikimara kugarukamo amahoro neza muzabongere mu bagaruke baze bashake base b'abana babo muri Kongo gusa kugira ngo abana babo babone ubwene gihugu bwo muri Kongo. Hari uwabyariwe mu Rwanda ariko ubu ni umunyarwanda. Uriya baramubwene gihugu bw'abanya we oya tasyo baramubwene gihugu bw'abanyarwanda. Nubura ni umunyarwanda kabisa. Nakanyarwanda kwagize umugisha. Ruriya ni umunyarwanda afite umugisha mwinshi cyane ukomeye cyane rwose. Buriya na nyina azabyungukiramo na nyina umubyara arabyungukiramo. Rero nshuti zanjye namwe mwese mufite abantu muganira nabo ntibakaze kubibeshyira ngo base n'abasirikare jamais du tout. Ajya abanza kubwire ni umusirikare abamubiri mu mubiri nabigihugu cyangwa n'umusirikare wa Yesu. Ese ubona nka mpeketa ise ari ari nk'iyi kwisabye ntuntukisha ntumbambisha ni uwa Yesu cyangwa n'uw'umubiri. Buriya rero mujye municara munivuge neza uko muri ibintu byanyu rimwe mwabizanye ku karubanda. Ariko buriya ngo imyitwarire yawe twerekeye ababyeyi bawe y'abasirikare se nk'abasirikare. Buriya rero hariho abana b'abasirikare nabo bitwara nabi bananiranye bameze nkatwe b'ibirara ugasanga uri umwana w'umusirikare. Buriya rero reka nkwereke buriya abandi bana baragakora amadega muri iyi mihanda burya nta mwana w'umusirikare uba ugomba gukora amadega. Ntawe gukora amadega tugasanga papa ni umusirikare ntabwo uba urenze rwose ubu musebeje pe. hari umwana bigeze kuba bari kureba uri kuburana oya reka ndeke kubivuga umusirikare ni nabo baba biyumva ikindi ko ari papa we shaho uri umusirikare ko wowe rikubise wakiruka ko wisasu rikubise wakwiruka papa wawe akajya aho rikubitiye papa wawe akamenya aho ryarengeye n'aho riturutse ntawe ko kuburwana n'iki cyangwa ugize ngo yakwitaho kurusha igihugu. Ni abasirikare ba Yesu nabo b'umubiri bongererwa imbaraga. Mfite inkuru kagira inkuru urareba igitaramo cyabaye mu Bubirigi cya The Ben na Bwiza ndakibona cyakumurika alubumu yabaye alubumu
Bwiza yagiye aracuruza na alubumu aracuruza. Bagiye kubaka amataje Nyarugenge. Ngo iki Bwiza alubumu ye bayiguze. Ariko iki gitaramo kugira ngo kigira abantu umuntu witwara ke kabisa ndamushimye. Nzeyimana buriya rakari mu bantu yagiye yinjirira abantu ngo bapostinge uri kumva bya danje. Nabonye na Manuel barajyanye. Na Manuel ariyo Kinege nawe yariyo uri kumva kuri stage rero abaratangiye aravuze bari kugura alubumu. Ibyo nibyo nguha ariko ibyayambye no byurabinzanira mu kanya. Ati igihe cyo kugura alubumu kiragera bamwe bagenda bayigura 500 abandi 100 ngahe. Haza umuzungu rakafata mikoro avuga ati uyu muzungu mureke tuyamukuremo. Ati turamutegeka. Uko niko byanagenze. Aturayigura 1000. Uri kumva? Haturuka rero uwo muzungu barayatanze. Haturuka rero umunyarwanda wa mu Bubiligi. Wa mu Bubiligi. Ufite kampani yitwa Mizigo kago bakunda kwitwa Mark. Narengize ngo no umunyarwanda. Afite kampani itwara ibintu nyine dead one. Y'imizigo nyine namwe murabyumva. Ariko atwara ama container yuzuye ku isi yose. Ku isi apana y'ibice. Ni container ndumva atari umukire gusa n'umuherwe. N'umuherwe. Arangije aragenda alubumu ayigura 2,000 by'amayero. Miliyoni na magana ngahe? Ubwo ni miliyoni ngo iki? Miliyoni 2 na magana ngahe? Miliyoni 3. Cyane. Uri kumva? Ubwo rero urumva Bwiza uko ju ikindi uyu muntu uyu mu Mark yiyemeje kujya supportinga buri muhanzi wese. Muhanza huri ufite igitaramo haba mu Rwanda haba no hanze yacyo. Nyiri mizigo kabo agomba kujya batera inkunga yiyemeje gusupportinga abahanzi. Ndaje mbumuhanzi nari narabuze. Bwiza rwose ngo amafaranga miliyoni 3 baguza alubumu. Hari nabandi bagiye bagura. Bwiza ngo hamagaye kangahe? Ubwo se manager ari kunyumva cyangwa ari kunyumvira inyuma. Ariya manager barajyanye. Aramara kabiri tudakubitanirayo. Urumva? Rero dushimira abantu baguza alubumu by'umwihariko nyiri mizigo kago. Iyi kampani itwara ibintu uri kumva nyine itwara imizigo ideduana uri kumva ewana kabisa warakoze gusupportinga Bwiza n'abandi bahanzi ujye basupportinga nkuko wabyemereye. Asante sana guteza umuziki imbere. Ubu twagenda tubona abahanzi bakora ibitaramo n'abandi mukomeze musupportinge abahanzi. Ariko nyiri mizigo kago ndagusaba muntu witwa Ariel Ways ari gusaba amafaranga mwabantu uzamumpere. Uzamba barira umuhenda musabiye hano basi uzamuhe ku mafaranga nawe. Aranayakeneye. No kuri muhepe. Bro, rwose uzamu nka 2 cyangwa nawe muhe 3. Niyo yamuha n'igihumbi. Igihumbi cy'amayero. Yaguza alubumu 2,000. Wayize nyine ubwo nayo yirangaraho. Ubwo ni miliyoni zingahe? 3. Miliyoni 3 ni nyinshi. Kandi agiye kuzajya supportinga n'abahanzi. Burana na mwambutsa ya musupportinga. Yateguye igitaramo. Nta rwose buri muhanzi wese uzategura igitaramo. Ikibazo sazamenya ko hano mu Rwanda no hanze y'igihugu. Yiyemeje kuzajya rwose ahantu hariho hose. Yiyemeje kuzajya supportinga abahanzi. Murumva ukuntu mufite amahirwe mwabahanzi. Uretse n'abahanzi n'abanyamakuru azajya basupportinga. Akora ibikorwa byiza. Aya ni amakuru mbazaniye mutamenye. Ubwo wezi nyine igitaramo rero ndashimira abantu bo mu Bubiligi ndabashimira ko mutadukojeje isoni mukajya mu gitaramo cya Bwiza. Ntago cyabaye nka cya kindi buriye hejuru y'ameza. Oya ntago cyabaye nkacyo. Kimwe cyakorewe muri Canada gikozwe na The Ben. Ntago cyabaye nkacyo. Kimwe buriye hejuru. Ariko ndashaka kumenya team ya The Ben irimo Muyoboke n'abandi. No puta nta kirimo. Yabazi icyo kibazo. Question mark. Ndabaza icyo gitaramo ariko ngo
Ye gitaramo ngo babyinnye n'inkongomani. Uretse gato. Mpereza icyo kibanza cyanjye nkwereka inkuru zirimo z'umukecuru wagiye kubyina kuri stage. Akira tekino yawe. Kuyanze se. My dear, njye nkoresha iPhone. Njyewe mereza. Njyewe akira isambu yawe basi. Njyewe nkoresha iPhone ariko hari udushya twabereyeyo. Uriya ngo muri kiriya gitaramo. Ngo hari n'umuntu ngo wabyinnye inkongomani. Uyu wagiye kubyina kuri stage uyu mukecuru? Uyu. Uyu. Nukuvuga ngo video y'uwitwa Jackie ari we nyirasenge wa Miss Naomi. Uyu ni we nyirasenge wa Naomi? Wa Naomi bo. Oya yariye show. Uyu yari kurya show. Ako yidagaduye. Oya tidagadura se ntabwo yarari muri launch. Uyu ni uri kubyina kuri stage. Ngo niwe ngo ni nyirasenge wa Naomi. Nukuvuga ngo abyina imbyino ziteye isoni mu ruhame kuri podium. Yarari kubyina kuri stage yizihiwe. Ndi gusoma inkuru. Iyo nkuru rero ni abantu nabo bagira amagambo. Uyu Jackie. Uyu ni uri kubyina se? Kwizihirwa ko bitaresaba imyaka. Ko ushatse wese. Niyo waba uri umukecuru rwose ni wumva wizihuza ibyinire. Cyokora rero yahanyuze. Yahise ajya kuri byina kuri stage. Ngo cyane rwose. Ngo bifashe ku munwa ye ni iki se yakoze ubu ni iki ari gukora cyatumye mwifata wenda ikibazo nuko sashko wenda yegara kuze kuba kuzemo ariko nta kuba abakecuru ntago babujijwe kubyina mu gihe babishoboye bavuga ngo ushaje asigaho oya abo mu Bubiligi ntago basigaho barisanzura uyo ngo hari show mu Bubiligi kabisa ese ni ubona na uyo ari ku mukecuru ndabona yari kurya show da ubona nabagashika kata upanyanya dada ayita kadanse Tadaze kuba ujireka ni muri show ariko narimo isenge neza sobona batabyina oya makecuru rwose ni wapfa kumenya ko ari umukecuru isenge neza nabo barabyina bakunda kubyina bose hanyuma tuva mu bitaramo nakomeje kubona inkuru y'abasekirite wa musekirite warwanye bakubise ngo barwanye umunyamahanga n'uriya munyamahanga ari uri kwiga hano mu Rwanda ariko ngo mu kigo ngo ntashobotse uriya munyamahanga njyewe nabirebye natangajwe no kubona inkuru aba bose urabona buretse gato mubanze murebe ino video abase uyu mwana biragaragara ko ari kujya kwinjira mu ishuri cyangwa ahantu hari ho hose mu kigo cyangwa no mu ishuri ahari hose apfa ari kwinjira aba basekirite bo bagiye kumutangira bamubuza kwinjira kubera iki none se abasekirite niba bakoraga akazi na karite yarafite y'ishuri birashoboka cyangwa se hakaba hari ikindi kiri gutuma bamusubiza dore ikintu cyabaye rero habayeho kutumvikana ku rurimi uyu muntu usunikwa ntagazi icyo bamusunikiye mwese abatumvikana ku rurimi bararwana uretse gatoya yarwanya ajya kwinjira nabo baramusunika uri kumva biratangaje kumva ngo abasekirite baraganirizwa undi nawe yashyikirijwe ababishinzwe nyine kubera iki bo batabajyanye abasekirite none bararengana uyu mugeri si w'umukobwa uyu si umusekirite w'umukobwa uyu si umugeri yazamuye abonye iriya ngumi iyi si ingumi bose niba ari gusunikana se Dewe natekereje nimba uyu munyeshuri atari yemerewe kwinjira aha hantu ibyo ari byo byose ntago icyongereza bakizi ngo babe bakimubwiye none se bari kubura kwitabara ngo nuko ngo bambaye iriya myenda icyo cyo kwitabara nicyo si cyo kibazo ntago banaga ko ari kubakubita yego ndabibona ariko nanone aba bobo bashungera bafata ama video n'abandi bicaye kuki batatabaye banze kwivanga mu byabo ni ikibazo gikomeye dufite ikibazo cy'abantu badakiza aba basekirite nabo si cyashye buretse gato abo basekirite nabo ntago ari shyashya jewe ndabona nta bibazo byajemo byibindi ntago bumvikanye iyo abo umunyarwanda ari kumva icyo bari kumusubirizayo cyangwa bamubujije uyu muntu yakomezaga gufosinga ikindi hari ukuntu muzi n'abantu bateye kuki mutabatwaza ngo babe muri societe ko tubafite muri societe ko bazanahoraho uriya ni mumurenganye ngo nuko ari umunyamahanga yego turabizi bano bantu bagira amahane no mu tubari bararwana n'amazu y'abaturage bakodesha mu minsi mike ahubwo barajya babasohora mu mazu babe muri kaburimbo leta nibe yubaka amazi
ngo basiga bameze nkaho wagira ngo bayahinzemo, basenya amazu y'abandi bagira bate. Mana nyakasa, aba bana ni biga ukuntu bagomba kubana n'abantu, sibyo? Imico y'urugo ntiyubaka urundi, kandi imbyino usanze ba nyiri urugo babyina niyo ujyamo nawe ubyiniye. None hari igihe wumva urenze. Natekereje ko hari ibintu batumvikanye mbere yuko yinjira, atari kumva nabo batari kubasha kumubwira, bagaheraho basunika. Kandi umusekirite arakubwira ati birabujijwe kwinjira hanaha kubera impamvu iyi niye. Buriya bayimubwiye cyangwa bahise basonika? Urase bayivuzera. Dukeneye amakuru y'ibyabereye hariya, kuko abantu bavugaga ngo ngo nuko batumvikanaga ku Cyongereza, abandi ngo ni karita atarafite, abandi ngo nibiki. Ibyo ari byo byose hari ubuyobozi hariya, namwe muhari nk'inzego z'umutekano. Gucunga umutekano ntago ariko kurwana. Muragira ngo mube nk'iriya nkuru numvise y'umugitifu nimba ngo yitwa ngo Ikibikira Mariya Nyirimpuwe, ngo yitwa Ndagije, ngo wo muri Shongi muri Rutsiro, nimba ari mu Kagari, nimba ari he, umunyamakuru yagiye gutara amakuru. Umwe wateje abantu ngo wabwiye abantu ngo ni mukubite. Ufite ikibazo cy'abayobozi bameze batyo, kandi impamvu mubikora nuko abayobozi baba bariho baba bataratowe n'abaturage. Aba ni abakozi ba gitifu, ni abakozi burya barabangaje bakabazana. Ni gute gitifu ashobora kwanga yuko umuturage ajya umunyamakuru ajya gutara amakuru? Uretse n'umunyamakuru, n'umuturage afite uburenganzira bwo kubaza amakuru. Itangaza amakuru iri mu buyobozi bwa kane muri rubanda. None umunyamakuru wo kuri BTN yagiye gutara amakuru arakubitwa. Gitifu aravuga ngo mukubite, ngo bamukubite. Abaturage n'abana beza batanga amakuru ngo turishyurwa na gitifu. Ibaze none ngo turishyurwa na gitifu cyangwa turishyurwa wowe umunyamakuru mu mukubite anabishyure. Babakubise bagiye gukubita umunyamakuru. Uyu mugitifu se niwo mukiye gihugu. Uyu munyamakuru yagiye gutara amakuru. Igira mu Rwanda. No wirutsiro. Abayobozi bayobora nk'aba barahari, bano bayobozi ntitubakeneye muri kino gihugu rwose bameze batyo. Baze gushyiraho amafaranga yo gukubita umuturage yoboye. Ubusa kumananya uyu muyobozi koko. Shaje muyobozi naye ntaga barenze. Ngo nago ngo aza gutara amakuru kubera ikizi. Kubera iki? Dufite abayobozi baba badashaka yuko ibyo bakora bitangazwa. Batura mujye mubivuga, bitangazwe bikosorwe. Ariko nanone mujye mutanga amakuru ndetse n'abasakaza amakuru, musakaza amakuru mugamije yuko ikibazo gikemuka, aho kugira ngo ikibazo kivuke nanone kindi. Umuntu yaragiye gutara amakuru ngo havugwaga yuko hari umuturage wahiciwe bamukubisa agafuni. Aho harimo inkuru. Kubaza uko byagenze, nimba harabayeho no gukurikirana abo ngabo. Ikindi ngo hari hibwa inka. Ngo noneho ngo umugitifu ngo arabwira buri muturage ngo atanga 1,000. Hagombaga kumenya impamvu, aho kugira ngo abantu batanga icyo 1,000, ahubwo abantu bibye iyo nka babashakwe bayigarure. Iki gihugu uko gifite ubutasi ni paka kubura ngo umuntu aho yarengeye. Ntago bishoboka ibyo ngibyo. Uretse ubunebwe babishyiramo, uretse ko n'ubu tugitegereje uko abantu bamuteye bagiye kumwica. Muberekana bitari ibyo. Turasaba urwego rw'ubugenzacyaha RIB ya hano muri Nyarugenge hano ruguru, batubwire nimba ibyo bintu byarabananiye tujye mu rundi rwego rubishinzwe, batwandikira tujya handi, cyangwa mutubwire tujya handi hano, kuko dukeneye ko kimabona ubutabera s'il Allo ibimenyetso nta kimenyetso batafashe. Nta kimenyetso kitafashwe ntacyo. Harabigambye nyuma, harabigambye nyuma. Dukeneye kubarangira byibura mu barizaho hafa. Naho kumva ngo umuntu agiye kubaza amakuru, umuteje umuntu ngo kube waye. Iki gihugu ni cyabaso. Abagitifu shaho babakiraho mukagenda mukigarika mukagira nka nta soni mufite. Ngo umunyamakuru akubitwe. Alors aha ndashaka kumenya umunyamakuru wakoze ikosa mu mwuga arabihanirwa. Uwahohotewe mu mwuga bigenda gute? Ndabaza RMC bagusubiza nanjye numvira wenda nabimenya. Aha rero ubuyobozi bwo muri BTN nibutahaguruka ngo baze iki kibazo, uyu mwana wari wagiye kuri tele abona ubutabera. RMC intervene ni intervena urwego rw'ubugenzacyaha
turutegereje muri kino kibazo. Gitifu uyu mugitifu kandi ntimumwimurira ahandi hantu yirukanwa. Mufite systeme yuko iyo umugitifu akoze ikosa ahantu hamwe mumwimurira ahandi hantu. Iyo ndwara murayifite bayobo akajya no kurikora kandi ubuyobozi bwo hejuru ntago babizi. Niyo mpamvu rero ujyo kubona ukabona ibintu byacitse byayobye ugasanga ubuyobozi bukuru ntago bubizi. Ba mutekano baracecetse, ba mudugudu baracecetse, nibo bari gukora ayo madega yose. Ndakubwiza ukuri, n'umuvugizi n'umuyobozi na meya n'uwuhe muntu wese yemerewe gutanga amakuru. Mwanya wowe gitifu baje kubaza amakuru ahantu uyobora yuko umuturage yishwe, bivugwa ko yishwe ngo akubiswe ngo agafuni. Nabyumvise kwa Ndahiro Fares papa bivuga. Undi ngo inka yaribwe, umunyamakuru aje nyine. Ubundi ibintu ni bibiri, umuturage mubareke. Hari naho twigeze kumva ni aho mukubita abanyamakuru, hari naho twigeze kumva ngo abaturage ntago bazongera kuza kwaka service ngo mwabashyize muri systeme ngo ntango kuko batanze amakuru. Ubwo niba batanze amakuru bahita bakorwa muri systeme. Hari igihugu kigomba kugendera ku mategeko n'u Rwanda rurimo abanyamakuru kandi ikindi igihugu gifite umutekano kinayobowe neza. Itangaza amakuru bari rifite ubwisanzure mu gutangaza amakuru no kuyatara. Abe meza abe mabi kugira ngo akosorwe. Ese mwakumva neza ko abo bantu kuki mutakumva yuko ibyo bintu bibi bihari bitakosorwa byamenyekanye. Ariko iyo mukomeza kubitindikira gutyo nibyo bizana ibibazo. Ni gute umunyamakuru ariko ushobora kujya gukubitwa koko. Ubu rero nabibonye banyakuba abayobozi. Ubu nje bagiye kujya njya kuri tere nitwaje inkoni y'umuzo. Itangazo. Inkoni se ni bodyguard. Ngo iki? Ubu nzajya njya kuri tere nanjye njya gushaka inkuru kuri tere. Uza kunkubita uguhiga ubutwari muratabarana turwana. Niko bimeze. Oye warwana nande koko. Nzajya njyana n'inkoni. Nani nakurwanya umukubita. Yego. Nayifata akayivunasa. Ntaribi. Cyangwa nibaza ari nk'icumi. Bikira Mariya. Iki kibazo kibonerwa umuti rero. Ugaterwa n'abateye imbwa ya Moses sha. Bakaza ari Moses bo bareke bari kuburana bameze nk'abicaye ku isigiri. Bakaza ari igikuru. Bari kuburana to. Umva bameze nk'abicaye kumba muraburana aho bukera. Muraburana. Oya n'uyu muntu wakubise uyu munyamakuru pe. Biratangaje. Okay. Jewe mureka rero mbabwire. Mujye mureka dutangaza ibintu tugamije yuko bikemuka. Ngewe nagaye umunyamakuru watangaza inkuru cyangwa ikintu ashaka ko kidakemuka. Mureke tujye dutangaza ibintu n'aba bayobozi babibone ko bihari biri kuba. Kuko hari ukuntu mwihererana bano bayobozi bakuru nibamenye ibidega mukora. Huyu mugitifu ntago bari bazi yuko yabwiye abaturage ngo bakubite umunyamakuru. Sibyo? Iki rero ni ikibazo. Jewe nabibonye. Sije byabayeho. Byabaye ku munyamakuru wagiye kuri tere. Ubu ntegereje ikintu cyitwa RMC muri kino kibazo. Icyane. Ni hari RMC. Ndayitegereje. Irahari. Ndayitegereje. Kubona umunyamakuru afite n'ikarita yanyu. Byibura n'usuko kandi mureke mbabwire amakuru buri mureke mbabwire. None si cyo kintu abayobozi bagiraho. Utanga amakuru. Biravuga ko hano ngo hari umuntu wishwe. Nibyo. Ngo batanga amafaranga ngo bakubita umunyamakuru waje gusaba amakuru. Gahibaze. Mu by'ukuri koko. None se ubwo itangazamakuru ryabari kiri mu buyobozi bwa kane muri rubandara nimba mwumva yuko itangazamakuru ari ubuyobozi bwa kane muri rubanda. Gitifu we ariko ntabwo gitifu ukabizi. Uyu mu gitifu ariko mumukureho. Gitifu baramwimurira mu wundi murenge cyangwa kandi karere. Agiye kuhakora nk'ibyo yakoze. Oya ibi bintu aramutse yarabikoze n'ukuri bamukuraho ariko atarabikoze cyangwa se bahamagara nawe ya munyamakuru basabana imbabazi ibi bintu bumve ko bitazongera ejo nejo bundi umunyamakuru najya no gutara amakuru atazahohoterwa. Aha rero muturage na ararenze ngo turishyurwa nande. Nigo turishyurwa nande.
wabyinagira umuntu banakwishyura igora nkaho wakabihaniwe karakarere niba ari akarere wari n'umudugudu bararenze akaga karagwira nuko somera inkuru nabonye nyabo ubu rero ngo harasabwa imikono igihumbi iyo nkuru y'insomera asabira cyokora mana yo mwijuru RGB kamata bisu ese ubundi mu bayoboke waba ufite habura oya noneho RGB reka nkubwire twaherekera tuvuga tuti RGB kwiriye gushyiraho isysteme kugira ngo izi sengero zicike ziracitse no mu mezi 12 ziracika nsomeraho gace no kuvuga ngo imikono igihumbi y'abarishyigikiye miliyoni 2 y'amafaranga y'u Rwanda yo kwiyandikisha n'ibihano ibishya mu mabwiriza agenga amadini n'amatorero ejo bundi disi wa mupasteri wacu sha bafungiye disi yari yaranagize ibyago yewe yapfushije mama we sha Imana nimworohereza rusengero barufunze bibazo byamubanye uruhuri hari abasireyi bagiye gusengera barangije barambwira ngo twagiye na mbere yuko inkuru isohoka bati tubona ngo harafunze nuko noneho rero hano mu gihugu isengero nizishaka zizabe n'amamiliyoni nushaka buri rugo rugira urusengero ariko rugiye kujya ruba rwujuje ibyangombwa n'ibisabwa somera wumve rero ibisabwa sha aha ye baba noneho babagore bahoraga banduhira mu matwi bansakuriza baduhira bameze nk'imiyugiri izo sengero zanyu ziraje zifunge bariya kandi bafite ibyangombwa somera urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwasohoye amabwiriza mashya agenga imiryango ishingiye kumenyerera mu aha ndaza kugufasha kuko ushobora kuza kuvangamo igikongomani komeza unkomye mu nkokora nsaba imbabazi vuga ngo mbabarire urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwasohoye amabwiriza mashya agenga imiryango ishingiye ku myemerere mu Rwanda ategeka ko umuryango mushya ushingiye ku myemerere ugiye kwandikwa ugomba gutanga miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda adasubizwa ya serivisi yo guhabwa ubuzima gatozi miliyoni zingahe 2 murayakuraye muraje ntibaturase dasubizwa kandi agatanga n'urutonde rw'abantu 1000 bawushyigikiye mu karere ugiye gukorera ishingiye ku myemerere ibarirwamo amadini n'amatorero n'indi ibishamikiyeho ubugenzuzi bwakozwe mu 2024 ku miryango ishingiye ku myemerere harebwa iryubahirizwa ry'amabwiriza ayigenga bwasize amatorero agenga 50 amatorero arenga 50 bwasize amatorero arenga 50 ahagaritswe gukorera mu Rwanda kubera kutuzuza ibisabwa mu gihe inzu zisengerwamo zirenga 9,000 nazo zafunzwe kubera kutuzuza ibisabwa byagenwe hari zimwe mu nzu nka zingahenze ngo zagiye nk'utubari komeza amabwiriza yo kuwa 6 Werurwe 2025 yerekeye ibindi bisabwa imiryango ishingiye ku myemerere ategeka ko umuryango usaba ubuzima gatozi muri RGB werekana icyemezo gitangwa n'akarere cyangwa umujyi wa Kigali kigaragaza ko inyubako yagenewe ibikorwa byo gusenga yujuje ibiteganywa n'amategeko agenga imyubakire y'aho hantu basabwa kandi kwerekana imyandiko yemeza gukorera inyubako ku buryo bwihariye mu bikorwa byo gusenga inyandiko yemeza gukorera gusa imihango yose amasengesho n'imikorere y'imyemerere mu nyubako y'umuryango yagenewe gusengerwamo mu bishya harimo kandi hagaragaramo kwerekana inyemezabwishyu ya miliyoni 2 ya serivisi adasubizwa yo gusaba ubuzima gatozi yishyurwa mu isanduku ya leta reka nkukomereze ujye ukomeza aho uri usoma umuyobozi uhagarariye umuryango
ushingiye ku myemerere n'uwungirije basabwa kuba barize amasomo ajyanye n'iyobokamana mu ishuri rikuru cyangwa se kaminuza byemewe n'amategeko. iyo yize mu mahanga atanga icyemezo cy'imihwanire y'impamyabumenyi cyangwa y'impamyabushobozi mu by'iyobokamana gitangwa n'urwego rubifitiye ububasha. Ku muntu wize kaminuza mu zindi ngeri agaragaza icyemezo cy'amasomo y'iyobokamana ashimangira impamyabumenyi cy'uhagarariye umuryango imbere y'amategeko. Inkuru ni ndende bajye ku gihe.com ariko hano harimo amabwiriza ibi byose bavuzemo n'abasanzwe bari gukora zino nsengero navugaga zisanzwe ziri gukora kugeza ku mezi 12 mugomba kuba mwujuje ibisabwa. Ni mujye ku gihe mu bisomo wakatiwe n'inkiko uwakoze jenoside urimo wakoze ingengabitekerezo nawe ntiyemerewe kujya mu buyobozi bw'itorero kubwiriza sha. Aha rero muragowe. Ese wakiyiziye teoloji ugashinga urusengero? Ngiye gushinga urusengero miliyoni 2 urazimpa. Ubu rero ngiye gushinga urusengero. Oya ndaguha imikono 1000 yahugiye gukorera gusa. Mana nyagasani RGB murakoze cyane muciye akajagari mu nsengero muciye akavuyo k'insengero niyo zaba nyinshi zigende kuri amabwiriza byaba ari sawa. Murajya he mutangira muzimure mu Uganda nyine muyoboke babandi bagiye cyangwa mujye kuzishinga ko kuzishinga he Kongo. Yego Imana iradufashije dukize aka kajagari kaba pasteri aba bapasteri Imana ushimwe turi kubakira n'ubundi ubutumwa mubwiriza si ndabusobanukirwa muragenda mukirirwa mwifatira abantu gusa none hizi sengero zanyu rero muza bwije bwakeye sha niho bigiye kurebera. Amara twakora urusengero Djihad. Uyu urusengero ndarukora. Oya ndashyiraho urusengero. Twazibura n'abantu 1000. Do you have? Mfite imwe nawe uraza nini? Wize teologiya? Sini. Mwaba pastor mwe guhera ku itariki 6 kuva iri tangazo ryajya hanze rya RGB mutangire mujye kwiga teologiya. Muraza mukigisha ubuzima bwanyu mwibereyemo mukaza mukigisha ngo mwabaye ku mihanda caho ukagira ngo ni mwenyine mwahaparitse ngo mwasambanaga n'abagabijana ngo mwanywagura umogi mukumva yuko muri kurata inkovu z'imiringa mwatatse ku mitima mutigeze mwambara ku maboko mukaza mukivuga ngo ubugiye undeba ngo naryamanye n'abagabijana ngo naryamanye n'abagabo 5 ngo naryamanye na papa wanjye birabareba byo nibibareba mujya kwega mwebwa mugende mwige teologiya. Bayobo aba bapasteri bazaga bakigisha iby'uburushyi bwabo mu ngo no mu miryango yabo. Urumva ngo umugabo yanciye inyuma ngo ubu ndeba ngo umugabo yasaga yanciraga inyuma. Oh haleluya ngo mufite umutima ukomeye. Nta mutima ukomeye n'uburushyi bwakuzengereje. Umugabo yaba yaguciye inyuma sukara rusinziriye shahu n'abasheri bacu yo tumenye ko yagiye gusura n'umuntu nta n'ikintu bakoze turara imitima iraye muri parafo namwe mukirwa muvuga mutyo. Akangiye niyo yaje umugabo wanje ngo naragiye ngo sanga ryamanye n'undi mugore ngo namubwira ngo madango byuko ugenda usigira ibyanjye ngo Yesu wara baraza bakigisha ibimogi banywaga baraza bakigisha ngo babaga ku mihanda bakaza bakigisha ibijyanye n'amarangamutima yabo ntibigishe teologiya. Niyo mpamvu Bibiliya nta muntu wafunguraga Bibiliya. Bavugaga uburaya bakora kadiraki cyane. Ubu ko kurashaka kumbwira ngo nka Kendiriya ya makangu yaje gukizwa Kendiriya nzi ntiyabwirije ni yari makangu kadiraka se wabyivugiraga imwe yo ku Kinamba ubu niyifunze umubaonsa sha ubu nta hari ntaryoshye uri yaragenda akabwiriza buriya koko Kendiriya yabwiriza nde ku gatuti koko uretse kubwiriza iby'ubuzima yabayeho na za Dubai naha mu Rwanda n'ubumakangu ngo yari afite ko ari we wabibwirizaga numvaga ari ubibwiriza ariko ndumva muzi ndabana nkuzi nanakurebye mbona ndakuzi kuko kadirake wacangaga icupa n'umukiriya
urugero rutari kure Kendiriya yarahagaze yivuga yavuze ibye afite umusore usa nk'abakongomani yego yavuze ibye biramureba yavuze ibye ni urugero mfashe kuri we pe ariko niwe wabizanye ikindi babagore birirwa babwiriza ngo ni bagufiya ngo ntango bari barabuza abagabo bagendera ku bintu biberamo nta n'ikindi ntabwo babwiriza teologiya abantu namwe please ariko ubundi bakirisitu mwe wowe urajya guhagara niyo mpamvu n'abashakaje w'umupumbafu w'ubupasiteri uza kumpagarara imbere atarize teologiya niyo mpamvu yigisha agendeye ku marangamutima yigisha agendeye ku buzima yabayemo igisha Bibiliya shusho nkuko wasomye muri Matayo soma Matayo utahe soma Yohana utahe igisha muri Esteri ko yabaye umwami kazi utahe nawe uraje ngo ubu mbeba ngo nabaye umwami kazi ngo mpagaze imbere yanyu ngo nari indaya we uri Esteri se subutu musi subutu ngo mundeba ngo ubu narinzi ko ntazabyara uri Sara wo muri Bibiliya ariko nusoma neza ukumva amateka ya Sara wowe kwiyigisha aho urabubiretse ubu rero hari abantu ngo basigaye bagenda ngo hey mana reka nigire kwa Prince Kid mbere yuko tujya kwa Prince Kid rero reka turabure abantu bose bashaka perime mu gihe gitoya kandi bakabona perime bazi imodoka aba pasiteri kwiga Bibiliya nibibananira mujye kwiga imodoka mugende wa mugani Kerema bigisha imodoka mugende kwa mwarimu Kerema bigishe amategeko y'umuhanda anabigishe gutwara neza bantu mufite amakampani atandukanye baza umuntu uje kukwaka akazi ko gutwara nimba yarize kwa mwarimu Kerema ibyo biba bihagije usanga atarize umusubizo y'utegerezo wahize naga bazi imodoka ya Norvege nanjye nubwo imodoka nyisi ndumva nshaka kuzasubiramo nkajya mwarimu Kerema nawe akankatisha imihanda yego ndayiza ariko ejo nzajya kwaka akazi basubiza inyuma kuko nize kwa mwarimu Kerema nta certificate yaho mfite wa mugani atasiyo ndasubiramo nige bwa kenshi nuko byaba bitakunda ubundi kireka perime babyanditseho ariko ntibyakunda nukuvuga ngo mujye Norvege muhamagara witwa mwarimu Kerema yego provisoire n'ikintu bita perime arebaho neza cyane mu gihe gito cyane provisoire iminsi 4 kuri 7 perime iyo utangiye kuri 0 ni iminsi 15 kuri 30 ubwo ni wa undi utaratestinga imodoka na rimwe iyo rero wicaye mu modoka kwa kundi bakubwira ngo fata umunyengo gahuruto iminsi 10 perime ubu yifite mu mufuka wawe nukuvuga ngo kategori ni B na C ibinyabiziga ubwoko ni manuel na automatique byose uburyo bwo kwishyura Kerema mugirana ikintu bita amasezerano wowe nk'umukiriya uhitamo yego arakubwira ati uranyishyura mbere yuko nkwigisha cyangwa uranyishyura perime uyifite uhitamo icyo ushaka mukagirana amasezerano wahitamo kumwishyura mbere ukamwishyura mukiga wahitamo kumwishyura nyuma warabonye perime akakwigisha akazakwishyura perime yawe ari uko uyifite Kerema rero yize education amatabya ya mavuta kuko ni nko kwigishwa n'umwarimu bisanzwe mu ishuri mwarimu Kerema muhamagare kuri 0788432722 utandukane no gukorera perime inshuro 300 uzikora abonye ari n'abantu bakorera provisoire inshuro irenze imwe kwa Kerema ntibihaba fire na nkako kanya hanyuma nabonye inkuru ya Prince Kid ngo agiye kuza mu Rwanda ngo baramufasha urayifite hafi yego reka ngusomere ndagusomera ibi by'ibinyamakuru byo mu Rwanda byanditse kuko ibinyamakuru bitari ibyo mu Rwanda byanditse ibintu birebire ubwo kireka mbabwiye aho biri bakajya kubisoma nukuvuga ikinyamakuru Isimbi gikorera ku murongo kuri Instagram cyanditse kigira kiti Prince Kid wari umaze igihe ashakishwa n'ubutabera bw'u Rwanda yafatiwe muri Amerika hariho abantu benshi banditse ngo Prince Kid yacitse ubutabera yatorotse ubutabera oya ntabwo Prince Kid yatorotse ubutabera idea ibyo mubanze mu byumve uri kumva iyo bavuga gutoroka ubutabera keretse iyo ufunzwe cyangwa se uri kugororerwa cyangwa se uri mu nzego runaka utari wawe cyangwa utari no hanze Prince Kid bamukatiye atari mu gihugu yaramaze kwigendera adahari uri kumva yari bamusomeye yidegembye uri kumva ubwo rero ni gute mushingiraho mwandika inkuru ngo yatorotse ubutabera yatorotse yigereza
ikindi reka tubwizanye ukuri rwose Prince Kid jewe ni ku giti cyanjye jewe rwose ndacyakuryamyeho imbere yanjye uri umwere nubwo urukiko rwagukatiye fine ugomba kugera nyine ukarangiza ibihano uri kumva ariko kuva jewe urukiko rwamurekuye rushingiye ko rwahamagaye abakobwa muzi bose baravuzwe kenshi cyane bubwabo bakiyemerera ko batigeze bahohoterwa Prince Kid imbere yanjye aracyari umwere ariko urukiko rwiherereye rusanga abakobwa bagize gute barahohotewe voilà tugomba kumva rero icy'amategeko abivuga so ariko jewe rwose ndabwiza ukuri Prince Kid rwose ni imbere yanjye si imbere y'amategeko rwose ndacyakuryamyeho gutya wararenganye genda yari ku rukiko rwaricaye rurasesengura rusanga barahohotewe voilà urumva rumukatira igihano cy'imyaka 10 na barayigabanya basanga ni ubwa mbere yarakurikiranwe n'inkiko bamukatira imyaka 5 ubwo rero bamufasha azaza nyine agenda imyaka agire gute ayirangiza ariko ubu ni 5 cyangwa ni 5 abavuga 10 se barayikura hese ni base bayigennye n'abashinga amategeko umushinga amategeko ni imyaka 5 niyo keretse wenda hari ibindi yakurikiranwaho nabyo bijyanye na immigration nibyo yaburanaho ariko azaza mariri ya myaka 5 nta by'imyaka 10 imyaka 10 se yatorotse ubutabera hari abantu bavuga nta nubwo buriya yaburana nk'umuntu watorotse ubutabera azaza nyine nimba ari ibyo nuko ikindi rwose kanyoni kacu gira ngo waragiye wareka ku nzira Amerika waragiye hari ibyo hari Arizona ni ahantu hari abanyamurenge binjashwa hari abanyarwanda binjashwa abarundi butuzajwa bajajwete bavuga buri kimwe cyose wagomba gukagenda ukigira hari mu cyaro guhinga inyanya n'abazungu bo mu byaro byaho akigira muri Thailand agahingana n'abazungu kandi buriya byose nta kibo kidafite impamvu Prince Kid wacu rwose nyagasana korohereze rwose aha turasaba mana umuntu hano ufite ikintu yamufashaho rwose Prince Kid mwabantu mwe ubu murebe kurera isa mwabantu mwabantu mu rubanza mwararwumvise abakobwa bivugiye ubwabo yuko batahohotewe yego hari ibindi bagiye baburana urukiko rwemeza yuko agomba gufungwa rwose turatakamba nyakubahwa Perezida wa Repubulika muhimbabazi Prince Kid pe turabigusabye rwose ntacyo watwimye waduhaye amahoro duha umutekano duha ibintu byose tugusabye imbabazi za Prince Kid nukuri pe turazigusabye rwose nyakubahwa Perezida wa Repubulika turazigusabye rwose kuko umuntu udafite umutima muzima yakwifuriza Prince Kid ibi bintu subu hari byifuza nta kundi amategeko yakoze akazi kayo kundi twabigenza Prince Kid wacu rwose gusa amahirwe nanone twagira dusanze uriya mwana yaravukiye muri Amerika uri kumva yaba ari umunyamerika kaba ari akanyamerika kaba akana k'akanyamerikanye kaba ari akanyamerika cyane rwose kabaye karavukiye Amerika karavukiye muri Amerika kaba ari ako kwa Trump kaba ari akanyamerika ubwo Prince Kid yafungirwa muri Amerika kubera umwana cyane ariko nimba umwana ataravukiye ku butaka bwo muri Amerika baramuzana mu Rwanda nta kundi Kid wacu yaravukiye Burundi se cyangwa muri Kongo turi kumwe we n'urugero ikindi yavuye hano mu gihugu yinjiye mu gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko wenda yanagisohotsemo hano uburyo bwemewe n'amategeko uri kumva rero Kid nimuze ngo mumutemereho itaka nimba n'ibyabaye byose wenda nuko atayisaza kwitanga bakimara kumusomera wenda yarari no kwirwanaho uri kumva ariko rwose nyagasana azagendane nawe Kid wacu tunakupenda sana amahirwe turi bugire umwana niba yaravukiye muri Amerika arafungirwa muri Amerika kubera ko akana kaba ari akanyamerika umwana yaba ari umunyamerika gutya pire yego ariko nimba yaravukiye mu kindi gihugu dada akuburiya gusa turi kumwe Kid wacu uzajyane n'amahoro ya nyagasani kandi igifungo kizarangira insha Allah munga kipende Imana izanadufashe nyakubahwa Perezida wa Repubulika azanaguha imbabazi rwose kandi nawe uzazake nutanazaka turazi
turakwakiye mana njyewe nkuri inyuma turi kumwe mana nyagasani tubisabye twizeye tubisabye ariko abantu muri aho ngaho abanyamakuru muri kiriya makabyo mumutemera aba ubu murabona ari ibyo murabo kwishimira ko Prince Kid yafungwa mureke mbabwire Prince Kid nta muntu yishe uri kumva tubwizanye ukuri nimba nabara bakubwira yarabateretaga yanakuyemo mu misi nkuko nabandi batereta nkuko namwe mutereta kuko nubundi umugore we yari muri ba nyampinga gutereta ni ibintu bisanzwe Kid wacu rwose umuntu wagutera mana sinzi ko yabameze uri kumva naho ibindi ibyo byose imana niyo nkuru imana irahari urubanza rwaraciwe yes fine haribi imana niyo nkuru rwose mana uzabane na Prince Kid ubane na Elisa ubane na niwe muntu nabonye wakatiwe abantu bakababara abandi bose bakoze ibyaha hano turaza tukabicaza cyuko bari abakobwa havamo nuvuga ngo yarampohoteye ntabwo tuba turi gushidikanya ariko reka mbabwize ukuri abakobwa barahamagajwe basubiza yuko batahohotewe ariko urukiko rwiherereye rubona ko akwiye gufungwa aho nyine bakoze akazi kabo rwakoze akazi karwo ariko jewe ku giti cyanjye rwose Kid umuntu wakwifuza ko Kid yafungwa amategeko arakora akazi kabwo nta ribi ariko Kid niba ramuka bamuzanye hano mu Rwanda azajya mageragere mana kumwe bavuga ngo kwandikwa inzandiko nimba ngira ngo nanjye ubwanjye n'abandi umva harya umuntu asaba imbabazi iyo bigeze mu gihe mu myaka ingahe muri kimwe cya kabiri ntabyo simbizi pe man rwose imana izabane nawe kandi rwose twizeye yuko imana izanamufasha imyaka izagenda ikindi bazanamubabarira voilà rega niyo murebye murabona murumva yafatiwe muri Amerika uponyonyo ni ukuvuga ngo hasigaye kuganirwaho ko agomba kuza hano mu Rwanda cyangwa afungirwa muri Amerika naba rero ayo niyo mahirwe yonyine ahari nimba uriya mwana yaravukiye muri Amerika ntago wata umwana ufungirwa mu gihugu umwana ari goda ikindi abantu muri gukomeza kuvuga ngo ibiki n'ibiki ngo arajyaho indi myaka ngo arongera aburane ntabyo aburana keretse niba hari ibibazo bya immigration hagomba kuburana nabyo ntibyaba ari byinshi ikindi Prince Kid ntiyatorotse ubutabera ibyo mbibasubiriremo umushinga amategeko abisobanura neza nta butabera yatorotse nta gereza yarimo mbisubiyemo nta nzego yararimo yaridegembyaga ni nayo mpamvu yasohotse no mu gihugu yaridegembyaga mu gihe rero bamufashe wenda kimara kumva ko yakatiwe ntiyaje kwitanga ariko nawe ari nkawe tujye tubwizanya ukuri aha ntawaza nabo barabizi byagorana niyo yaza ariko byagorana kandi mwanzuro uragoye nubwo ari amakosa ariko cyane rwose ikindi dore ko ntajya senga ejo n'izina ry'Imana amarira yashize mu mutwe ndapfukama ndavuga nti Imana urengere Prince Kid bantu musenga mu musengere nyagasana mworohereze ariko tunasaba leta y'u Rwanda mumubabarire leta ni umubyeyi dada rero abantu bashikoye ese wowe uri shyashyara mwe muri shyashya ibyo mana nyagasa mwe muri shyashya dufite hanze habirirwa basambanya abana mwe muri shyashya mwabyishimiye bageze gutya murumva muruhutse umva ubu rero dutegereje umwanzuro uzaba kuko inkuru yabaye impamo baramufashe fine ubwo dutegereje nimba azaza hano mu Rwanda kurangiza igihano cyangwa se
ubundi se kiwe rwose namwe munabyitegereze munarebe n'ukuntu ibi bintu ari n'amahoro bamwe mu bamisi batashye ubukwe bwe baranamwambarira hari n'umwe ugiye gushaka no muri famiye ye muri bariya ubu koko mwabantu mwe aha dutahe uvuga ino ntiyerura murambabare